kandi wabiteye byose ako simbitera gute njye nagufashe ku ngufu mana yanjye koko ibi noneho ndabigira none mama aranyica mana we nizere ko nta kintu nabaye kuko ntago nabishikira ndatamvuga ngo kikoko Yesu ndakwinginze mbarira ntuzabwire muhoza ibyo ibintu bijyanye kujya mu mihango kugira ngo ibintu nk'ibyo kuko ukabibwira umukobwa ndakurahiye sinshobora guceceka kuko nitutabimubwira abandi bazayimubwira wabonye amagendo wabonye kujya kwivuza ahatari kwa muganga kuko reba ingaruka saa 10 zirageze ngo ndaje nushaka utinde umupango wanjye ahubwo urabugiye mu bikorwa ubu rero ngo nugera hanga musheri murabibona ngo burije ngo mama ranshaka ngo bikina bikingo umupango wanjye urabugiye mu neza ebana sha nushaka wikereza aho uri buzurume umva ndakora igishoka cyose urara nago nzi ngewe guhera saa 6 saa 7 saa 8 uracyaza ubu rero ngo uyu munsi kisa nacinza sheri karibu karibu rwose karibu stasi ntago nkubeshya ngewe yewe nahisemo neza kandi nkubwire sheri uri mwiza pe nzabivuga mpaka urumva n'abashuti banyu naberetse agafoto baravuga ati genda uzi guhitamo ufite umukobwa mwiza barakwemeye ko ndabwira ni kebana yo numuzamukora nge nzahita mbasoza urumva nanjye mana yanyura yazi ngiye ngukomeyeho ntushobora kubyumva urumva erega uri mwiza ngenzi guhitamo ngemeze nk'aba batoza b'i Burayi nibo bareba akana gatoya kakina umupira kangana gutyo aka kareba akavuga ati aka kana aka ngaka mureba kazatwara Ballon d'Or urumva nanjye narakubonye bwa mbere tugikubitana gutya uhita umcyatura ndavuga uyu nguyu ni uzambyarira nk'abana 6 abana 6 shiri ntabwo nababyara cyakoze tuzabyara 2 bana bose baragiye mva nkubwire ntabwo narinze 3 abo uzantegeka nzabyara abo ngabo rwose bizaterwa nuko duhagaze n'akantu dufite urumva iyi ngiye nta ubana nanjye nta na rimwe uzarira wagiye mu gikoni aho uzakubitana n'ibitungura amarira akaza mu maso ariko ngo ngiye naguciye inyuma ngewe ngo iki ninguca inyuma do bazarikate rwose urumva nubizi se ndabizi ahubwo nta narondogoye nibayiga kukwakira mpuzanira gake se suzi cyo kose ariko sheri ugiye cyose we nta nagasembuye koko ntabwo nagashobora urabizi nta nimwe ndanagerageza maze ntabwo nakabasha ariko nta n'ikibazo da nanjye buriya nakavuyeho kuva dukundanye narakaretse nasanze na fanta nanaryoha ahubwo byane bimwe ngo inzuki nta kantu ndabona kanaduhira hano kuko njye sinshaka ikintu kizakubabaza na kimwe arahira nyanzaranga rero akanyoni kaguruke bakitwarira ngenzi gaye nasaba ndayinywa fanta nkumva kuko mbaye ahubwo reka ntuzanire zana fanta ntamwakire ntabwo se shiri iyi fanta uzabona iyo ndayimara cyari tiko gikubite wumva uko ubaye amasaha ntabwo ari mu nkundire ntabwo ndi buyimara amasaha yagiye kuko amasaha yanjye yagiye umva kandi amasaha yagiye tangiye amasaha yawe ni umunsi rwose buri munsi amasaha ubusibu ntituranaganiraho abiri n'iki byose sitore zanjye ahubwo ntabwo nakubwiye Kayihura rero ukuntu byamugendekeye yampaye inka rero Kayihura abaraje ati tujye ku isoko ngo tujye gushaka ihene ngo ivamo burushete nziza Kayihura aragenda ageze mu isoko akajya yirukankana ihene abaturage bakajya bareba Kayihura aciye yirukankana ihene ifite ngo ibondo aba arayifashe atangiye kujya ku ibondo ry'ihene ngo akajya yidonda gutya ngo yumva ngo iyi ngiyi ni ifite burushete sha yaradusekeje umva rekera ukuntu na stories z'abasore bawe buriya ushobora kuzinterera bikageza ejo
kandi amasaha yanjye arimo kugenda reka kutisha oya stories zawe ndabizi rukujijisha kadutaye sibyo para ko mu kanya mama ntangiye guhamagara amasaha yageze kuri rwose nawe rwose tuzapanga muri weekend ngaruke sibyo none so cyokora wa mugani ikibazo ni ababyeyi nyine ubuse ashaka tugenda ndebyeho rwose nuko mbuze ntirushize tuzapanga muri weekend sibyo ngaruke basi imodoka turayibona tugende kanchani ta nta kundi byagenda tuza muri wowe tuza rwose byabaye sharika kumbwira ngo ntuze ubona ndabwira mama ngo iki koko mama sinjye mbigire gute nuwo wabiteye so wadindishije nabiteye gute so ndabona bisi mana koko ndavuga ngo iki mama ranyica none ndavuga ngo ndahehe ikibyo n'ubundi mama wawe ntabwo yakwifuza kugenda igicuku we muhamagara umubwira uti mama mbuze imodoka sibyo umubwira uti ndaye kwa Karine ndi kwa Karine nese ngo uhamagaye Karine agasanga ntago ndiyo we muhamagare nurangiza duhamagare Karine tumubwire ngo mama naguhamagara umubwire ngo ko turi kumwe kushishije uzikuru mukoncoka subwo kumana no baranyica birarangiye ndapfuye subwo kumana so muhamagare Karine mbanze Karine maze muhamagara mama kwanze umubwire uti ntago bigikunze konza maze mita magana Karine kanjye hanze ntago nabeshye ibintu byose urimo kunyumva we nagaru kubeshyerega none se uratashye mubwire ko udatashye genda byose ni wabiteye gori ngo noneho ngo mama aragira gutanga ibikire byose birandewe ngiye umupangu wanjye nuko umaze kugera ubu nahujuje noneho tureba aho uri buncikire utahe mu gicuku noneho ndakwemera none nagaruka ndakubwira ntitahire nta kibazo uyu munsi ndarara neza pe uyu munsi ndarara nk'abapapa nigire mu cyumba kwanza Sheri urihe ndi mu cyumba komeza ngenda ngwino ndara mu cyumba cy'abashyitsi nta cyumba cy'abashyitsi ngi hariya se nabonye hirya mu byombo kusemana komeza rwose ngwino rega Sheri n'ubundi nta kundi byagenda bwije ndaje ariko se nk'ubu kweri koko iyaba mama yemeraga ko tuganira nkamubwiza ukuri kw'ibintu byose ubu ngubu ntiyari kuba azi ko mfite n'umukunzi akaba azi ko namusuye yava ku kazi akanyuraho akantwara tugatahana simbe ndaye ariko kubera ukuntu ibintu byose aba yabigize intambara nibeshye nkabimubwira yanyica none dore ubu ngubu ndaye kwa Sheri kandi mama azi ko naraye kwa Karine mvuga iki koko mama aranyica neza ntabwo yesu nakoze ibiki koko mana yanjye we noneho ndapfuye birarangiye yesu we ko mbona amatariki ari kunyereka ko ni mu minsi y'uburumbuke noneho ndagira gute Sheri ngwino hano mubwire ihute Sheri wakwihuse twakoze ibiki koko twakoze ibiki nijoro kibikize reba amatariki yanjye ahanageze reba iminsi ndimo urabona ibi turabikizwa n'iki koko Sheri bisa n'ibyo biri bitaba byose ntabwo ubona ko mfite amahirwe menshi yo gusama kuri uyu munsi
none se ibi by'uri kunyereka ni byose utamubona siriya mu cyatsi umunsi wa mbere wa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uyu munsi ni ku munsi wa gatatu urabona se ntari busa ntafite amahirwe yo gusama kandi ari hejuru kandi niwe wanshutse shiri niwabiteye byose nigeze ngufata ku ngufu koko ni ibintu twumvikanyeho twumva tubishaka wibingerekaho njyenyine none se nagara watumye noneho njya kurara kandi narigombaga gutakara amasaha ataramfata nagiye ku kwezi cyangwa ku zuba ndihutisha ese tubigenze gute njye nshakira igisubizo rero ngo rero nkubwire ariko njye numvishije kwa muganga ngo ujyayo ukababwira ngo niba ari amasaha angahe niba ari kwa muganga se bose badufasha tujya ko ninde wundi use tujya kwa pasiteri tujye kwa muganga tumusobanurire tujye ku kigo nderabuzima cya Nyaruguru rero tuveyo tubishoje ubwo urajyayo ngewe ntabwo turajyana nose umva wasiga gute nagenda njyenyine nabikoze njyenyine turajyana ntabwo urufasha tuganira ikintu uri gukorera amaboko ibintu byose bigira ingaruka ibintu byose byiza kuki bigira ingaruka Karibu. Tubafashe iki? musobanurire nyine uko byagenze nimugoroba nagiye kumusura ndangije ndarara noneho twakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uheruka mu mihango ryari nyirukamo hashize iminsi nk'itatu nyivuyemo uyu munsi yatangiriye ku itariki 10 z'uku kwezi yego ntatekereza ko wasamye hano hari uburyo bwagufasha igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye bikaba byatuma utatwita ariko igihe uzi ko uhora umubonana kenshi ushobora kuba mwakoresha uburyo burambye ngiye kuguhereza ikinini cyitwa Norlevo gikoreshwa mbere y'amasaha 72 ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ni akangaka uri buze kuza gukoresha ni akanini kamwe uraza kukanywa yego noneho nako kugira ngo utaza gusama ariko ntabwo igihe ushaka kuwabonye kaba gahenze utabashije kugera hano ushobora gukoresha buno buryo hano hari ibindi binini biboneka kuri make no ku masantere de sante biba bihari wabibona ubwo ndaguha kano kamwe ubwo niko uri bufate ni akanini kamwe ko ubutaha umaze mbyuka no koresha agakingirizo ntabwo tuzongera umugabo twongera se hari ikibazo ahubwo umugabo tuzabikurikiza ibyo ngibyo